iri jambo rivuganye n'imitima yacu, iri jambo riraturongoye, iri jambo rivuganye n'abadamu, iri jambo rivuganye n'abakobwa, iri jambo rivuganye n'abagabo, iri jambo rivuganye n'abasore, rirongoye imitima yacu. Turasenze mu izina rya Yesu. Ndasenze w'Imana nzima we, abantu ntibaguhamije, ntabwo bigeze bahana rwose, ariko ndabasengeye mu izina rya Yesu Kristo, ndabasengeye mu izina rya Yesu Kristo. Reka ubabarire, reka ubeze bakure urubanza rw'ibyaha, amaraso ya Yesu Kristo abe ku bugingo n'ubuzima bwawe. Bibiliya irambwira ngo abwira umwami ati ubwo narifunze cyane, bigeze kujya kubona amakosa mwami, mbere yuko ngaruka hano barafunga, narifunganye n'umugabo umuheburayo witwa Yosefu. Aravuga ngo ntabwo biri mube birahindutse, hahise haguruka konvoyi zihuse, ayiba be konvoyi moshe. Ibi bivuga ngo mwese mwe mugiye ku ruhande, abandi mwe mwese kujya utumodoka tukajya hariya, utundi tugahingira hariya, abantu bagahagarara, hagiye kunyuraho umwana w'umuntu ukomeye. Sinagimana ari handi kibazo, hanyuraho umukwe w'umwana, amaze gucaho mukanya nyuma y'ibintu bitanu habahizeho indi modoka zirukana, mbona hanyuzeho wa mukobwa yitwaye mu modoka. Ndavuga ati guhinduka umwana w'umutware ntabwo bisa. Ndavuga ngo nanjye buriya abamarayika bagenda bakuraho abadayimoni bari baje kuntega ibitego, kuko ndi umwana w'Imana. Burya ntabwo munyumvishije, abarozi y'abitwa aribo batega ibitego ngiye gutambuka, abamarayika baza birukanga. Wa mukobwa haracyari amahirwe washaka, wa mugabo haracyari amahirwe wakora urwo gukunda bigatungana, wa mudamu we haracyari amahirwe, uburwayi urwaye haracyari amahirwe, ubwo butakwishe muri uriya mwaka warangiye, ubwo butaguhitanye 2022, 2023 ubaye umusoro mu izina rya Yesu. Muri Vision Shop chez Japhet and Family banga umwanda, bakunda isuku. Ni nayo mpamvu babazaniye puberi z'amoko yose, zaba inini n'intoya, ndetse na za zindi mushobora kubikamo imyenda yashaje mukayitandukanya n'imishya. Ukeneye kubavugisha wabariza kuri nimero zikurikira: 072817 Ushobora kumwandikira kuri WhatsApp 0786966501. New Vision Shop chez Japhet and Family, isoko y'ubumwe bw'abakiriya, umurava mu bantu bose, ubunyangamugayo n'urukundo. Nimuze tubahe ibyo mukeneye byose ku giciro mutasanga hano. Iri teraniro riri gukurikiranwa cyangwa riri gukurikiranwe n'isi yose. Ndaza kubabwira ko message yacu ntabwo iri bugumemo hano gusa, ndimo ndaganira n'isi yose. Turimo turaba by'abindi Imana yavuze bigenda bibona umurongo wacu. Imana nihabwe icyubahiro. Undi Imana ni kubwira ngo nzakujya imbere, nzakugirira neza, ishaka n'inzira izabikoramo. Yo ibifite ukuntu izagira gute izabikora. Nta muntu ushakira Imana inzira, Imana ubwayo yishakira iki? Inzira. Wowe icyo ugomba kumenya ni ukumenya kwizera Imana no kugendana nayo, ibisigaye ibyawe izabishakira inzira. Kandi reka mubwire, aho yanyuze itabara wa wundi wabonye yatabaye, ni naho izanyu uri gutabara. Iyo Mana ifite inzira izanyu zikaza kugutabara. Amen. Reka mwakire rero nawe abasuhuze, kugira ngo turusheho kubana atari umushyitsi hano, ahubwo tubane nawe yamaze kuba umusangwa. Imana imumuhere umugisha. Ni karibu. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Nanjye nitwa Nzabirinda Japhet,
nk'ubisanzwe namamaza ubutumwa bwa Yesu biciye ku mbuga nkoranyambaga, ariko abenshi hano ni hafi no mu rugo muranzi itorero na Adventiste, ariko ku bwanjye mu mutima wanjye numva ko amatorero yose ari ayanjye, nta na rimwe ngomba kubwirwamo. Nayo mpamvu rero naje uyu munsi kwifatanya namwe kugira ngo tubashe kugira amateraniro meza n'abandi basigaye mu rugo bajya babona ibyiza bibera mu itorero, kandi bityo tubashe gutanga ubutumwa bwo guhindura, atari guhindura abantu bava mu bibi ngo babikomereze mu bibi birenzeho, ahubwo ari ukuva mu bibi bagana mu byiza. Ibyo byose rero twifatanyije na Yesu byose birashoboka. Mwarakoze. Ni muho umugisha, munyemerere twese rero duhane ikaze hamwe, duhagurukire hamwe, duhane ikaze mu nzu y'Imana. Imana ibamere umugisha. Abihanga ku musaraba w'isoni, urwo rwandiko ni rwo rutwemerera kubabara mu bwami bwo mu ijuru. Rwandiko rw'ijuru twarusinyiwe n'umwami, ari Nyabihanga ku musaraba w'isoni, urwo rwandiko ni rwo rutwemerera kubabara mu bwami bwo mu ijuru. Nawe yaravuze ati yewe mwabarushye n'abaremerewe muze mutanga
Amarira
haleluya. Reka dukomere Imana mu mashyi, komera Imana mu mashyi menshi cyane, komera Imana mu mashyi menshi cyane. Haleluya, haleluya. Tuzahora imbere y'Imana, Yesu ashimwe. Haleluya. Turacyari mu bwiza rero, turacyari kumva kubaho kw'Imana, turacyari kumva pe, mbese turi mu kubaho kw'Imana. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Abanezerewe, haleluya. Yesu ashimwe cyane. Rero tugiye kwakira undi muntu nawe agiye kutubwiriza mu ndirimbo. Yesu ashimwe. Haleluya, haleluya. Mbese turi mu kuririmba. Yesu ashimwe. Amen, amen. Tugiye kwakira abatomi Grace aze aturirimbire indirimbo imwe. Arahaguruka bumukomera amashyi menshi cyane mu izina rya Yesu. Haleluya. Reka turirimbe indirimbo. Ntabwo nari nabiteguye ariko nk'umutekinisiye ntiyeraje.
Imana we ni muhu
habwa icyubahiro, turagushimye kuri umwami wacu, habwa icyubahiro Kristo. Izina ryawe rishyirwe hejuru, kandi bwawe ni buganze, niwamamare Yesu, niwamamare. Izina rya Yesu Kristo, indi washaka mwiza, indi washaka kubona ijambo rizana ubuzima, ijambo rihindura, ijambo rinesha, ijambo rikomara, kongera kumva tugeze ubuzima. Niwahabwa icyubahiro, niwahabwa icyubahiro Kristo, niwahabwa icyubahiro Maya. tugukomeye amashyi menshi cyane mu izina rya Yesu, amen. Aha Imana yagize gute? Aha Imana yankuye. Tababwiraho ibintu bitatu. Hari ikintu ntajya nibagirwa mu mateka y'ubuzima bwanjye. Sijya nibagirwa ko Imana yamvanye kwambara ubusa. Njye nigeze ngira igihe n'umwana w'umusore ugeze mu myaka 14 15 nkajya kurepeta muri kwa nyidirije wakwaye nambaye ingutiya ya mushiki wawe. Ibyo bihe iyo nibutse ukuntu Imana yamvanye muri ibyo bihe, nkibuka uburyo abantu bacunaguzaga bakanjyanira n'inzara. Urumva njye nabaga ndi kuririmba, umuntu wasenze wafashe umwanya wo gusabana n'Umwuka Wera, naruzuzwaga uko ndirisha korali, numva nifitiye umunezero, inguti ikikata, bagakuma amashyi nkagira ngo ni ugufasha. Yahehe nta byari bihari, ni abafana. Imana ikundindira abafana muri kino gihe. Kamvuge kino gihe abantu bose niba bakomera ukuntu baravuga ibintu yakoze ngo nibyo nibyo, ntuzagire ngo bose niba baraguha prestation. Hari abavuga ngo yajya yabona. Abafana ni babi. Kanongere nkubwire ikindi kintu. Undi munsi umwe, undi buri kintu kijyana cyane n'inzara. Inzara irajyana. Hari abantu bajya bimana ibyo kurya. Impamvu wimana ibyo kurya ntabwo usigura inzara ijyana. Hari abantu bashonje bari hano, nta muntu n'umwe utisonzwe hano. Yanze bifite abagenzi, ni mwimana inzara irajyana. Ntabwo njye nari nzi ko umuntu yarya umuceri ngo awuhage, reka da, oya ntabwo nari mbizi. Ariko ndashimira Yesu, ndashimira Yesu yangabuye umuceri ngo ugenda awuhaga, nanjye bigaburira abandi. Usanga hari umuntu nawe kumundi ngo iwawe ni muri rofereri, ntawugira ngo ni murekere. Impamvu yabyo nzi iyo bituruka, nzi aho biva. Muririmbi yararingira avuga ngo biva muri uyu mwuga. Impamvu yabiririmbaga akabihamya, yari azi aho bituruka. Kandi mboneraho kubwira itorero, kuwa kabiri muzana ibigori dushyira abantu, duteke ibigori dushyira abantu. Ege ntimuzabiteke, muzabinzanire kuwa mbere ejo nimugoroba, ibigori bibisi mwinzanira ari bibisi, kuwa kabiri myitekera tugemurira abantu bari mu bitaro bamaze igihe. Ese kirumvikana? Hari abazabinzanira barahari? Uzamune ndebe biganza, uzamune cyane abazazanira ibigori. Kandi wasanga umuntu wahinze ibigori ari kunyura ibigori gushyira abantu. Imana ibampera umugisha. Noneho uwo murwayi uri mu bitaro maze igihe adafite umuntu umugemurira, nange ikigori wavanye mu murima wawe kimwe ukabagaburira abantu 10 batanze ibigori, Imana izajya yibuka iyo mirimo yawe myiza. Reka nkomeze mbwirize ku ntego y'ijambo ryanzanye uyu munsi. Intego y'ijambo iravuga ngo kiranukira mu ibanga. Aho bene so batari, uyu munsi wa none dufite abantu benshi batubeshya ko bakijijwe tubareba, bagera mu cyumba bakiyambura imyambaro yabo y'agakiza. Ariko ndakwinginga wowe nkurikiye, ndakwinginga mwene data, kiranukira mu ibanga. Ahagaragara ukiranuke, n'ahatagaragara ugire gute, kubera ko ngaho n'Imana izaguhembera ku munsi mubi. Turasoma ijambo ry'Imana mukaza ngwino baguhe microphone. Turasoma ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'Itangiriro, ni ibice 39. Turaza guhera ku murongo waho wa 5, ahabanza mirongo yaho ya mbere. Ni igihe Yosefu yari amaze kugurishwa na bene se kubera ishyari bari bamufitiye.
umutware w'Umwegiputa aramujyana. Amaze kumujyana, irambwira ngo ukuboko kwiza kw'Imana kwajyaga kuba kuri Yosefu. Imana ikomeza guha umugisha Yosefu. Nta kindi Yosefu yasize, yari asize inzozi ze yajyaga arota. Inzozi za Yosefu zamuteye ko bene se bamugirira ishyari, kugeza n'ubwo bamugurishije Abanyegiputa, bamugurisha abanyamahanga. Mujye mu Itangiriro n'ibice 39. Itangiriro ibice 39. Uhereye ku murongo wawo wa 5 niho dushaka guhera. Reka dusome mu izina rya Yesu. Uhereye igihe yamugiriye igisonga cy'urugo rwe, yego, n'icy'ibintu bye byose, Uwiteka aha umugisha urugo rw'uwo Munyegiputa ku bwa Yosefu. Umva hano ha, umve bino bintu. Uhereye igihe uwo Munyegiputa yagiriye Yosefu igisonga, yego, ibirambye ngo Uwiteka aha umugisha, ibintu by'uwo Munyegiputa byose. Amen. Ku bwa Yosefu. Komanga mugenzi wamubwire ngo Imana iha umugisha abagutuye iruhande. Ntabwo mubyumvishije. Wowe usanga uri muri ngo abakire si abantu, baguturana n'abakire ntako bisa. Birambye ngo Yosefu ageze mu gihugu kitari ikiwabo, bamufashe nk'uwo baguze nk'umucakara. Uwo Munyegiputa umuguze aravuga ngo mbonye umuntu w'agaciro, aravuga ngo ngiye kumuha gutwara ibyanjye byose. Amuhereza amatungo, ibigega arabimuhereza, abandi bagaragara bamurutisha. Birambye ngo guhera uwo munsi, guhera igihe Yosefu yahereye ubushobozi, yatangiye kugira umugisha. Imana ihabwe icyubahiro. Imana ihabwe icyubahiro. Umugisha mu mahanga urimo, umugisha mu rugo urimo, umugisha mu kazi uri gukora, umugisha mu bantu ubyaye, umugisha muri bizinesi yawe, mu izina rya Yesu Kristo. Ndetse mwumve ibi, ubwo murumva Yosefu yatangiye guhinduka umugisha, ibintu bitangiye kumuryoha, atangiye kwibagirwa gato ko bene wabo bamugurishije, yaje bamuguze. Imana itangiye kumukoresha ibitangaza, nta bya bindi Imana ijya gukoresha ukahita utubwira ngo ariko ubundi abandi murasenga. Twese turasenga, ahubwo impano si zimwe. Ariko ndahaye Imana icyubahiro. Amen. Twese turasenga kandi dusenga Imana imwe, ahubwo Imana yampaye kubwiriza, iguhe guhanura, Imana yampaye kuririmba, iguhe gukora ubundi. Imana yaduhaye impano zitandukanye. Ariko hari umuntu yumvise bazabura Imana icyubahiro. Yosefu atangira kugira umugisha muri urwo rugo. Ukomeza usome. Umugisha w'Uwiteka uwa ku byo atunze byose, ibyo mu rugo n'ibyo mu mirima no mu gasozi. Abitsa Yosefu ibyo atunze byose. Mu byo amubikije ntiyagira ikindi agenzura keretse kwita ku byo yajyaga arya. Yosefu yari mwiza wese, afite mu maso heza. Yosefu yari mwiza wese. Yosefu yari mwiza wese, mbese mu maso he hari he. Abamama muri aho, Yosefu yari afite uburanga bw'impeta, yajyaga atanga invitation atibavuga. Ubwiza bwe bwaraguhamagaraga. Biriya umuntu bibiri ijya kuvuga yigateraho kashinga ari mwiza, uwo muntu yubahwe. Yosefu yari mwiza ngo wese mu maso ya uburanga bwari bwiza cyane. Uretse mu byabaye kuri Yosefu kubera ubwiza, uyu munsi ikigeragezo ufite gihwanye n'ibyo ufite. Ntabwo nyumvise ikigeragezo uri muhangana nacyo gihwanye n'urugero ugezemo. Tumenye impamvu Mana yanjye. Erega ibyo uri mu Rwanda nabyo bizira mu cyiciro cyawe. Ubundi se yabwira ngo umuririmbyi yabona ibigeragezo by'abashumba ntibibaho. Umuririmbyi uzabona ibigeragezo by'ibihwanye n'impano z'umuririmbyi. Abavugabutumwa muzahura n'intambara zihwanye n'ubuvugabutumwa bukora. Ako kazi ufite wicayemo, impamvu uhuriyemo n'intambara, Satani arimo arasa
akazi kawe, azi agaciro k'akazi kawe. Yosefu yari afite ubwiza, uretse wumva ibyo bwamukoreye. Komeza usome. hanyuma y'ibyo nyirabuja abenguka Yosefu, aramubwira ati turyamane. hanyuma y'ibyo nyirabuja abenguka Yosefu aravuga ati turyamane. Yego. maze ariyangira abwira ati dore databuja nagenzura ibyo mubikuye byo mu rugo, ndetse ambikuje ibyo atunze byose. Yego. mu rugo nta wundi utamo. Amubwiza iki? Haleluya. Komeza. kandi ntacyo yasize ngo akinyime keretse wowe. Umva ijambo Yosefu, umwana wavuganye n'Imana mu nzozi. Akindi yanyimye keretse wowe. Umwana wavuganye n'Imana mu nzozi. Ukuri. Urahotora ab'Imana, urahubwako bw'Imana. Amen. Uretse kuvuga ngo abadiyakoni bahari bakureba, Imana nyir'ibihe irakureba. Uretse kuvuga ngo abamuririmbana ntibakureba, Imana yamwije igize gute? Yosefu abwira nyirabuja amagambo meza akomeye, aramubwira ngo mwabuja hari icyo utazi. Databuja yamaye byose atunze muri runo rugo, anambwira ngo mbibikure byose ntamenya kubibikura. Hari ikintu kimwe atampaye, rero ni wowe. Haleluya. Uraho yemwe? Amen. Hari ikintu kimwe Yesu atagize gute? Gukora ibyaha yarabikwiye. Yakize gute? Ubwo turaza kuba tuganirira, nuza wumva Mwuka yarakubwira ngo iki cyaha ni icyaha, ujye uhaguruka uvuga ati Imana ibabarire. Nagira ngo twature uyu munsi tubwire Imana ngo tubabarire. Aho wicaye, aho uhagaze, aho uri mu biro, ahantu hose waba Imana iguteze amatwi gukeneye kugira ngo wakire imbabazi z'Imana. Umva ijambo ry'Imana uko rivuze. Yosefu abwira nyirabuja ati burya databuja yampaye ibi bintu byose hano mu rugo. reka nkubwire, baguhaye akazi baguha ofisi, ariko ntabwo bakubwiye kujya gusambana n'umukoresha wawe. Ese ubwo ntubyumvishije? N'impamvu utazatinda muri kano kazi, wishe isezerano, wabwiye Imana ngo mpa akazi mbe ntugiyemo, none bagiye gusambanira mu kazi. Ni wowe. Ese ntubyumvishije? Uretse n'uwicaye aha, nawe umutima wawe urimo urakureka, ariko nawe wicaye hano wasabye akazi Imana, uri muboroka, ugeze mu kazi wanje ugasambaniramo, ntabwo uzakaboneramo umugisha. Yego. Yosefu abwira nyirabuja, aramubwira ngo nuko bimeze gutyo, databuja yampaye byose atunze, ariko yarakunyimye, yarakwisigarije. Imana hari ibyo yaguhaye. Uraho yemwe? Amen. Hari ibintu Imana yagize gute? Ariko hari ibyo yisigarije. Hari ibyo yisigarije. Ababyeyi muri aho, abagabo namwe muri aho, hari ibyo Imana yisigarije. Icyubahiro ni icy'Imana ibihe n'ibihe. Icyubahiro ni icy'Uwiteka ibihe n'ibihe. Yosefu amaze kubwira nyirabuja amagambo, komeza wumve. Kuko uri umugore we, none nabasha no gukora icyaha gikomeye gityo, ngacumura ku Mana. 18. akajya abibwira Yosefu uko bukeye, namwumvire ngo aryamane nawe cyangwa abane nawe. Bukeye yinjira mu nzu gukora umurimo we, ari n'abandi bagabo bo mu nzu barimo. Uwo mugore afata umwe, ari n'abandi bagabo barimo. Uwo mugore afata umwenda we, aramubwira ati turyamane. Amusigira umwenda we, arahunga, arasohoka. Abonye yuko amusigiye umwenda we, abonye ko asigaye ikizibiti. Haleluya. Ahangaha birivuze iki? Yosefu asubira mu kazi kuko bigize gute? Ko bisanzwe akora akazi, nta bandi bantu bari muri iyo nzu, harimo nyirabuja ndetse na Yosefu bonyine ari babiri. Nyirabuja amusanga mu cyumba aho arimo atunganya ibyo agomba gutunganya. Aramubwira ati Yosefu, burya wowe nta nubwo ubizi sho, njye ndanakwemera. Yego. Atangira kugoreka ururimi nkuko bajya bakubwira. Ya magambo ajya bakubwira asize umunyu. Umva umugore
tutagize bamajya mu byadukanye. Hari umugore wabitangije kuka Potifari abitangiza abwira Yosefu ati jo twaryamana nta muntu uhari ndetse nzaguha icyubahiro kirenze icyo abandi bose bari bafite ahangaha. Yosefu akibuka ko icyo yavuganye n'Imana mu nzozi ari uko bene se bazaza bagapfukama, akibuka ko icyatumye bamugurisha ari ibyo Imana yamusezeranije. Uyu munsi wa none ndagira ngo utangarize itangazo. Hamya Imana mu bwiherero, hamya Imana mu cyumba, hamya Imana mu mahanga urimo, hamya Imana aho abantu batakureba. Imana izaguhamiriza mu gihugu cyose. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Bibiliya irambwira ngo Yosefu abona ko muka Potifari ari seriye, aravuga ati uyu mugore uyu munsi birarangiye. Umugore afata ikanzu ya Yosefu. Yosefu aravuga ati ubundi ninjira ahangaha mwampaye ikimenyetso cy'ikanzu, ariko nagumanye Kristo. Ntabwo munyumvishije bakristo. Ubundi reka mbabwire iki kintu, komeza ukizwe. Abandi muririmbana b'abapagani wo komeza ukizwe, kubera ko icyo Imana izahemba ni wowe, ntabwo izahemba abantu bose ngo bahereze icyo wakoze. Imana izaguhemba ibyo wakoze, ntabwo izaguhemba ibyo abandi bakoze. Muri aho itorero ry'Imana, Imana izaguhemba ibyo wakoze. Agakiza ni akawe, ntabwo ari ak'abandi bantu. Ntabwo munyumvishije. Agakiza ni akanjye, ntabwo ari ak'abandi bantu. Yesu yaravuze ngo umunsi umwe impanda nivuga babiri bazaba bari ku rusyo barimo basika. Umwe azamuka undi agire gute? Umugore azaba aryamanye n'umugabo, umwe agenda undi agire gute? Umugore azaba ahetse umwana yishishuwe yigendere, umugore asigara ahetse ingobyi. Muri aho itorero ry'Imana, agakiza ni akawe, ntabwo ari ak'abandi bantu. Reka mbabwire iki kintu. Uyu munsi wa none abantu benshi barimo baratinda ku madini. Njyewe sengera mu dini runaka, iwacu turanemeza. Nta dini ryemeza ni wemera Kristo. Umvadire hirya. Abafarisayo nibo abatambyi n'abafarisayo nibo babambye Yesu. Bazi kwambara baka yewe umunsi w'isabato wabo, umunsi mukuru wabo abafarisayo barambara, yashyiramo ikanzu ukavuga ati barahikanyutse, ariko nibo babambye Yesu. Bishatse kuvuga iki? Buretse kunkangisha idini unkangisha Yesu. Ufite uwo mwana aba afite icy'agaciro. Ufite uwo mwana anyura mu itanura ry'umuriro ntashe. Birava ngo seduraka meshake na Abedinego barababwira ngo turabatwika twacanye itanura. Baravuga ngo uri muri twebwe ntabwo agesha, uri muri twebwe niyo wamuteka mu ngunguru y'amavuta ntacyo yamutwara. Bahamya Imana. Bahamya iki? Imana. Umuntu umwegeza asanga ndamubwiriza muri sate narandeba uriya mugabo ntiyataye umutwe, uyu nguyu nyamara yataye umutwe, uriya arashaka amaturo. Bingeraho nawe yari afite ise kandi yari umurokore mugenzi wanjye. Navuga ati kurundi Imana reka susugure ni mu gihe uriya mugabo n'umupagani ava muri korali akajya mu kabari akihengeka akanywa inzoga, kandi umuhe umugisha. Irambwira ngo reka mvubira babi n'abeza ati kandi ingororano zabo ziracyari mu isi kuko nta bugingo bafite. Barimo barabona ibihembo aho bizarangira. Burya reka mbabwire, umwana w'ubugingo atandukanye n'umwana wo kurimbuka, ariko mukiri no mu isi murabyemerewe mu butumwa mu izina rya Yesu Kristo. Imana ibahe gukora mutere imbere. Noneho undi munsi asanga ndi mu kazi aho nkorera, ndimo notsa bushete. Ndavuga ati aho kabisa uretse biraje bisobanura. Arambegera arambwira ngo wampa bushete. Namubwira ati bushete ubundi abandi nyibagurisha 800, ariko wenda yikugurisha 1200. Ati kubera iki wasuzuguye Imana nkorera? Uko turebana wasuzuguye Imana nkorera. Atuvuze ku iki pastor? Ndayikugurisha icyabiri kuko ndaguca amande shingiye ku ijambo ry'Imana. Tamubwira muri Yobu 42 ugasoma icyo gice barefazi mani baca amande y'imfizi z'intama n'iz'ibimasa. Barabaza ngo turiyajyana kwari, muyajyane ku mugaragu wanjye mwavuze nabi ku munsi w'amakuba. Ku munsi wo kugeragezwa ntukavuge umuntu w'Imana nabi ku munsi w'ikigeragezo. Nubona umuntu w'Imana hari
bintu byamubayeho itonde umwirinde bariya abantu baziranye n'Imana. Uriya muntu wageragejwe mwihorere ari mu kigeragezo aho niho umureba ejo uzamubona byahindutse aracyafite amahirwe. Umubonye yakengere kakubwire abantu bambona muri no kode y'urusengero aha murabizi ko hari mu nzu y'inkoko benshi ntabwo twajya gusengera ubundi se baravoma dini barimo bajya he nta kintu bungura Imana. Ubundi iyo umuntu avuye mu idini harimo akajya muri indi nta kintu bungura iki Imana. Yunguye idini abafana ariko ntabwo yunguye Imana. Umuntu wungura Imana ni umunyabyaha ukizwa akavuga ngo ndetse ibyaha byanjye ndihanye nakiriye Yesu Kristo umwami n'umukiza. None icyo dusabye ni kimwe wiva mu idini urimo ahubwo ihane wakire Yesu Kristo akubera umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Ndangije muhabushete kirabushete iryoshye amicyabiri uwo bari kumwe n'abamugurira amaribiri 400 arambwira ati mbabarira amenye ko ujya ibyo uvuga atari kubeshya uri seriye. Namwe ati genda seriye. Iyi Mana yantumye hano muri Gahini ndimo ndavuga ubutumwa bwiza muri Gahini nzababwiriza mu rusengero mwange kumva nzasohoka njye hanze mu muhanda babwiriza nimwanga nzababwiriza ndimo nkora. Bakristo reka mubwize ukuri Imana igusezeranya umugisha ikawuguha iyo utabaye maso numenya ko umugisha waje uhora usenga ubwira Imana ngo ma wampaye umugisha kandi umugisha yarawukusanyije. Ese ibintu murabyumvise kamabwire kuntu abanyageni dufite umugisha rero ibihumbi by'abanyeshuri muri kaminuza kirimo bibisikana mu imbere yabo ibyo byose ni umugisha Imana yadusezeranije. Mana wampaye akazi kose kurakanye Mana we nahuze icyo nkora Mana kandi warambwiye bose ko Mana nguhaye umugisha ubuzima Mana kwizana nyinshi inzara kwita gute n'ibihumbi 6 by'abanyeshuri biri hano hirya wabuze nuko wacuruza avoka gishoro se nagikurayo musho ubuse wabona acuruza avoka ko bakubona wasambanye ariko baguteye inda kubera ko baguhaye ikigero cy'ijana. Mukobwa umwe yanze gukizwa ndabyibuka turi mu rusengero namubwira ati wa mukobwa yari umunyeshuri wa kaminuza kandi ikindi n'ababwira ati dore hari saciye udasitara arimo yubakisha mbere udasitara arimo yubakisha hano umujye gusaba yakaza bahakaza ndamusaba tumuhere bakristo akazi kubuye ati ngiyewe yuko mupungusa yanga kujya y'ubuyede agenda akora akazi bamuhembe cyane amugurira fanta icyo gihe fanta yaguraga 400 fanta bamutera inda kuri ya fanta imwe muyede agiye gukorera vision yiwe irapfa kubera kwihagararaho kubera kudasobanukirwa icyo Imana ivuganye nawe ikagutangariza itangazo. Urasabwa kumenya ibi urasabwa kumenya ko Imana iguhaye umugisha uwo mugisha ukoresha mwana ubyiruko mbere mukoresha umugisha Imana igize Mana we rwose ngo giye ubona ngo ubundi ubukene bwagufashe mu mutwe no mu bitege nta handi ubundi ubukene bwawe Yesu yavugiye mu mazu ubukene mugende mukore dore igihugu cyose gishize imbere yawe. Hari abantu bajya bahora politike cyane akanhinda asite agiye muri karakazi kwe biyanabye ntabwo ari byaradusebya twabonye mushumba arimo yose ibigo yadusebeje agusebeje ndimo ndakora icyo Imana yandemeye ndimo ndahimbaza Imana nkora ndimo ndahimbaza izina ry'Uwiteka ndimo ndamamaza ubutumwa bwiza mu mirimo baririmbye mureke ibyo bintu ubyutse mu gitondo kuva ku wa mbere ugeze ku wa gatandatu nta kazi ukora perezida wakora Imana y'umurimo w'Imana nababaza icyo mukora. Bibiliya yambwira ngo Yosefu yari afite akazi keza Mukapotifari aramusanga aramubwira ngo Yosefu twanaryamana. Yosefu arabwata ku kazi mubyo nasabye muri rugo nta karimo kora akazi wasabye imbere y'Imana ari imbere y'abantu akuzahemberwa ahantu habiri Imana iguhembe n'abantu bakaguhembe urabatorera ry'Imana. Bibiliya yambwiye ngo Yosefu arahakana aravuga ngo ntabwo ibyo cyaha kimeze rwose nagikora. Mukapotifari ati uretse nze nkwerekesha ndasigarana ikizibiti muvaho ikizibiti cyatangiriye. Hari umudamu wahoze avuga ngo ndashima Imana ko umwana
ntabwo bamufashe n'ibindi wavuze ngo icyo uwo muntu wamufashe ku ngufu baramufashe ntabwo bamufashe ari muri ribu ahagana he karwa cyangwa shaho baguhaye ay'ibigage umwana wacu arimo apfa aziruse yaza kubikurikirana ibyo bintu bimenye ayaha wabacunga sana umva ye Yosefu basigaranye ikiziriko muka Potifara avuze iki induru ihangane bagusebye mu gihugu ihangane umudugudu gusa uvuga ati nukuri nimwemere musebye mu mudugudu ariko igihugu cyo mwishe gisigara kirimo kubakiranutse ntabwo munyumvishije abantu benshi bariko baguse imbere y'amaso y'abantu muri ako kanya bagasebya Imana bizeye musu wakumva mvuze inkuru yagira ngo iki ko bazakubona utwite batazi baguteye inda ko bazakubona bagwaye sida n'ibindi narondora ntabwo usanga ngo kizwa emera guhamya Imana aho abantu bareba naho batagira atareba Yosefu igihugu yari arimo n'inzu yari arimo nta Mwisirayeli wari uhari ngo aramwicira ubuhamya nta munyegiputa wari uri muri icyo cyumba ngo araza kuvuga ubuhamya bwa Yosefu urupfu ariko Yosefu aravuga ati Imana yo mu ijuru yakomeje guhamya Imana yo mu ijuru agira gutya haleluya warabitwose abantu ntitwakubonye ariko Imana yarakubonye bose baragiye urihereye ugasamba ndetse warabikoze mu inzoga mu ibanga unasuka muri fanta ngo tugire ngo ni fanta ariko Imana yabonye ko ari inzoga banywa kizwa bagakora kizwa urasebanya ukayibwira umuntu wanagera ahantu ukahita ubihakana ariko Imana yabonye ko ari usebanya rekura Yosefu ahamya Imana mu cyumba kwa Potifara muka Potifara asigarana ikizibiti asigarana ikiyene ikizibiti avuze induru ati dore wa muheburayo mwazanye umwe mwarutishije abandi dore ibintu yendaga kunkorera yari agiye gufata ku ngufu n'ikimenyetso ikanzu ngiyi ndayisigaranye ese hari umuntu wabishimiye hari umuntu tujya tuganira hano hantu aravuga ngo dore ikimenyetso nk'iki ngize gute bamufatiye Yosefu yariye imigeri ikintu yabanaga nacyo ni inzozi ikintu yari arimo abana nacyo ni ikibarokoreye yari arimo abana n'inzozi ze baririmbyi yari arimo abana n'inzozi ze bamuhaye imigeri arakubitwa bamugeza muri gereza baramufunga bamushyiraho iminyururu kuko yagerageje gufata ku ngufu umuntu ukomeye mu gihugu uyu mugabo yarakomeye yarazwi bamaze kumugeza muri gereza Yosefu aratesekara kumanga mugenzi wawe uri muratesekara kubera isezerano ibirimo bikugerageza ni isezerano nta kindi n'icyo Imana yavuze ku buzima bwawe Yosefu yanze guca mu isezerano kabiri aravuga ngo ndemera kugeragezwa ndemera kugira gute kugeragezwa ndemera geragezwa nkubitwe ariko reka mabwire uyu munsi wambona ndi hano muri rusengero modesha binanguye binanguhije nabwo rumeze gute mwese nawe ukajya hano ugaseka yawe yatanduka yabuze n'icyo akora ntabwo nabuze icyo nkora ndavuga Imana nzi Imana yampaye umugore w'igikwerere umeze kuriya ariko ashaka awe mwiza amen Imana yampaye umugore mwiza hari umuntu waritse kumamagara ngo atari kwa mugabo ibiti byawe n'uwo mugore wawe utubwire dore noneho umugore wawe ari mwiza sana ntabwo mubizi nyine none se mwabigenza gute uwawe iyo bamukubajije nyine kandi buri kumwe muragendana ugagira isoni zo kuvuga uwo muntu kandi ari niwe ukwitaho umunsi ku wundi ariko abagabo natwe mwubahuye n'ababere mwubahuye izina ry'Imana rihabwa icyubahiro izina ry'Imana rihabwa icyubahiro ugura amayinite ukayamara utamuhamagaye kamabwire ndaza kugurira madamu telefone ya WhatsApp ndaza kumagafite nubwo nzaba nyine ndaza kwihangana hace n'iminsi kugira ngo nzabutungure azaba atakibyibuka ubundi mu bintu buriya mu muco w'iwacu ntabwo njya afata urugendo ngo ntahe nta mvirope ntahanye ntibibaho
ntabwo natahanye yakungura iki no ku muhanda mu rugo hari abana bayirirwa atogana amatungo anyuraho ibintu byose byamurakaje. Reba rero iyo ntashye nta mvirope ibyo byose yahuye nabyo ni igiki cyatuma nibura basi. Ariko kubera kwasi ko yumvishije ijwi niba vuga mama agatwira papa hari ikintu agasohoka aza kundeba na ya mvirope uko amhobera yihuta kwiyakirira mvirope ndamukasubingira mwaho hagati. Niba umaze kugira abana nk'abo bari ndayi ukaba uzi ko watahagira indazi rimwe musuhuza umukubite ka mvirope k'indazi rimwe ujye mu bana bawe nawe ujye kurwana naryo mu cyumba. Mwe watahanye make jya gusigara mu bana umubwira ati ugiye mu cyumba mama ugwane. Ariko muri abaturage b'Imana ati Imana ni nziza bahembere Imana icyubahiro kubw'icyubahiro cy'Imana nanone kubw'icyubahiro cy'Imana. Haleluya. Reka mubwire iki kintu Yosefu amenya ko ibyo Rwanda nabyo ari iki ari isezerano inzozi ziwe yari afite. Reka mu minsi iri imbere ko tugiye gutera mu minsi ko umwaka utaha ikizo nabasezeranyije nuko tugiye kubaka ikira urubyiruko tugiye gukora iki izo mbaraga muvugaho muzubaka bakirizo tugiye gukora iki hano barabivuga cyane nk'abantu bafite imbaraga abantu bose bashaka mvuga nowese ntabwo ziwacu ukuntu byacanye umutuku tugiye kugira ngo kubaka. Reka mubwire iki kintu imbaraga zanyu muzizane ntimunazizane. Iyampamagaye yambwiye ko uyu mwaka tugiye kubaka urusengero irakoresha njye nawe tubashe kubaka urusengero. Amen. Iyamvanye mu ikote inzu ya nyuma nabayemo ni iyi ngiyi mu gikari cy'urusengero. Ariko njya kuza muri iyi nari mvuye mu nzu twamazemo amezi 6 tudakinga twayibagamo burya nasaga kubayobora nagiye musura abashumba banyu mukamenya naho bataha ukamenya n'amakuru y'umushumba wawe. Twavaga mu nzu dusize tudakinze umwe yagenda undi yagombaga gusiga. Igihe cyarageze bataha baravuga tuzi n'ibindi va muri ibyo ngibyo Imana yahaha. Ariko ndashimira Yesu yadukuye muri icyo gice cy'ingunguru. Uyu munsi natwe dufite ahantu dutaha kandi nanabashimire namwe uruhare mwabigizemo mwese. Imana ibambere umugisha. Tugiye gufatanya twubaka iki nabajije uw'iterambere nambwira ati uzi n'ikindi musha amabati nyabonye nona bwacya kuzamura. Ndamubwira ati humura ndimo ndahamagara Yesu agiye kohereza amabati 120 ubwo yatunganira ayo ngayo ndahira udu rusengero turimo rurengeje amabati 120 amatafari si warenze mu bitanu gahibasa. Ariko ndashimira Yesu ndashakana ku musozo w'iri jambo. Intego y'ijambo yavuga guki iravuga ngo gukiranukira mwiba aho abantu batakureba kiranuka aho bakureba n'ugera naho batakureba ugire gute Ukiranuke. Mwabaririmbyi mwe mwabavuga butumwa mwabakristo mwe bene data mu bice murimo kiranuka abantu bakureba ukiranuke batanakureba. Induru zaravuze ku bwa Yosefu wemereye gukiranuka bamushyira muri gereza amaramo imyaka akomeza kurota akomeza kuvugana n'Imana. Haleluya. No gukigerageza Imana ni gusigamura cyane Vugana. ijwi ry'Imana rikomeza gusanga Yosefu asobanurira inzozi aba bari bafunganye. Mwaramubwira ngo byagenze gute aravuga ngo ndarose nikoreye imitsima ngiye gusavinga ngiye kugemura ibisiga biraza bikura ku mutwe. Baramubwira ngo wowe sha izo nzozi warose icyo zisobanuye baraguca igihanga mu gitondo. Undi ati yiwe nanjye narose basa narose nasubiye mu kazi nasubiye ubwami ndimo savinga vino y'ibwami. Haleluya. Aramubwira ati nta kindi rero bagiye kukureka usubire mu kazi kandi ubwo uzagera mu kazi ntuzibagirwe bene so usize hano. Umva akazi ka Yosefu n'umumaro wa Yosefu icyo yarashinzwe gukora.
umumaro wawe mu muhamagaro wawe ni uwuhe? Imana iguhamagara ni uwuhe mumaro yaguhaye? Ese ufasha bene so mu buhe buryo? Uri umuririmbyi? Uri umuvugabutumwa se? Uri umunyamasengesho se? Ese uri umuhanuzi? Uburyo Imana yaguhaye impano ni iyihe mpano ukoresha? Umuntu ufunze muri gereza wavuganye n'Imana, ikigeragezo Imana igikuraho isezerano Imana yagusezeranije. Intambara uri mu Rwanda ntizikuraho icyo Imana yavuze ku buzima bwawe. Imana yiteguye kugirira neza. Umva itangazo yemwe, Imana ije kugirira neza abayihamije. Hari umuntu wakiranukiye aho abantu batamureba witwa Yosefu uri muri gereza, wa mugabo kandi wabanaga na Yesu. Yegera umwami aramubwira ati mwami Nyagasani, ntabwo nubarutse. Bibiliya irambwira ngo abwira umwami ati ubwo narifunze cyane bigeze kujya kubona amakosa mwami biri kugaruka hano barafunga. Narifunganye n'umugabo umuheburayo witwa Yosefu. Twigeze turota inzozi twese ziratunanira, araza arazirotora. Mwami Nyagasani mwamuzana yasobanura iby'izi nzozi. Umwami ati nta kindi cyongera gukorwa. Yosefu ataragera ako hantu umvise ibi. Umunyamasezerano ari muri gereza, nta kindi kiri gukorwa. Sinongera kuvuga iyi nama nta nubwo iri burangire. Iyi nama nta nubwo ari buyisoze. Nta nubwo bari buzane ibyo kurya, nta nubwo bari buzane ibyo kunywa. Yosefu ataragera hano aravuga ngo ntabwo biri bube birahindutse. Hahise haguruka konvoyi zihuse. Ayiba we kuwa gatanu nari ndi i Kigali, mbona umwana wa perezida agiye kunyuraho n'umukwe we. Hanyuzeho konvoyi imoshe bivuga ngo mwese mwe mugiye ku ruhande, abandi mwemwe utumodoka tukajya hariya, utundi tugahindira hariya, abantu bagahagarara. Hagiye kunyuraho umwana w'umuntu ukomeye, sinajya Imana ari handi kibaniro. Hanyuraho umukwe w'umwana amaze gucaho mu kanya, nyuma y'indi minota itanu hanyuzeho indi modoka zirukana, mbona hanyuzeho wa mukobwa yitwaye mu modoka. Ndavuga ati guhinduka umwana w'umutware ntako bisa. Ndavuga ngo nanjye buriya abamarayika bagenda bakuraho abadayimoni bari baje kuntega imitego, kuko ndi umwana w'Imana. Burya ntabwo munyumvishije, abarozi y'abita aribo batega imitego ngiye gutambuka. Abamarayika baza birukanka bakavuga ngo muve mu nzira, negerayo aho umwana wa data agiye kunyuraho, agiye guca, arimo arihuta. Konvoyi ziragenda no kuri gereza. Mva ku Bibiliya ivuga, Bibiliya avuga ngo bamuhuruza. Soma niko muzasanga ngo bamushikuza bamuvanayo, bamunyuza muri salo baramwogoshesha agakositimu kiza h'agataliyani bakamushyiraho. Uwambaraga ingutiya dore umuntu asigaye yambara. Nkabibanga ndakwemera, ikimenyetso ko nkwemera nuko nzahora ngukorera. Ayiwe wowe ntugitonesha tuzi ngo wigize abiswa batindi, mwami wanjye ndakwemera. Navuganye n'Imana mu nzozi, hari icyo navuganye n'Imana, cyangwa hari icyo navuganye n'Imana ndi gusenga. Nikanyarira navuganye n'Imana, nisamate navuganye n'Imana, nisamuduha navuganye n'Imana, nikizabana navuganye n'Imana. Hari icyo navuganye n'Imana. Aratambuka araza, bamuhagarika imbere y'umwami. Umwami afata ijambo aravuga ngo Yosefu, namenye amakuru ariko narose inzozi, hari ukuntu bimeze byananiranye. Yosefu ati mwami Nyagasani, ni ibiki byagucanze? Umuntu wavuganye n'Imana nk'umunyamasezerano. Reka bamwe abantu batwihanganire gatoya, ejo bundi mu kwa munani bazaturebe. Wowe batwihanganire nabandi rikode nayo ndimo mbinginga, ejo niba bagati munyihanganire aya mateni barimo yose mwe munyihanganire, gusa mwege munyitege mu kwa munani. Mwe mukize gute?
muri butike ibyo mu mwanya tuzaza tubakinge rwose sigahariya se mu bwere batizi gufi bamaze gusa ubutumwa bwose bukomeje kubuvuga muri abatorero cy'Imana. Yosefu abwira umwami Nyagasani byagenze gute? Mwami ati narose inyamaswa zirindwi zari zishishe zari zitohanye zari zibyibushye mu rundi rurimi rw'ikinyarwanda zari zibyibushye cyane zari zifite umubiri mwiza yazafata imana ahaha nyuma ati nyamara izo nyamaswa nabonye izo mfizi ziri zari zibyibushye inyuma ikintu cyabayeho ni kimwe gusa cyane y'ubwoba nabonye izindi mfizi zihorose zari zishishwe mu rundi rurimi zari inyamwaka zaje zifata za zindi z'imishishe zirazimira none byanteye ubwoba nabajije abo nishyuriye kugira ngo bajye kwiga abo leta yahaye buruse abo yahaye buruse yo mu Bwongereza abo yahaye buruse yo muri Amerika abo yahaye buruse yo kwigira ukaratapasi abo yahaye buruse ya Nyagatare nabahamagaje ndababaza basobanuza iby'izo nzozi zindi wabonye z'imishurwe z'imyaka ni imyaka y'inzara ni imyaka 7 y'iki yemwe mama kandi uko yahaga Imana icyubahiro amanura ukuboko baravuga ati birakomeye iyo myaka 7 izagenda gute abaturage bazapfa abantu bazagenda gute ashaka kumva izagenda biramucanga Yosefu agatari ngo mushaka umuntu wizi ibintu bijyanye n'ibintu byo guhunika n'ibintu byo kubika mumushakishe mu gihugu mubaze muhereza aho kazi abashe kubyaza umusaruro ya myaka 7 y'akazi ikigega kiboneke. Haleluya. Wa mukobwa haracyari amahirwe washaka, wa mugabo haracyari amahirwe wakora urwo gukunda bigatunga, wa mudamu we haracyari amahirwe, uburwayi bwawe haracyari amahirwe, ubwo butakwishe muri uyu mwaka warangiye, ubwo butaguhitanye 2022 2023 wabaye musoro mu izina rya Yesu. Mpamagara abantu basengera Imana ubwira hose icyarimwe. Iri jambo rivuganye n'imitima yacu, iri jambo riraturongoye, iri jambo rivuganye n'abadamu, iri jambo rivuganye n'abakobwa, iri jambo rivuganye n'abagabo, iri jambo rivuganye n'abasore, rirongoye imitima yacu. Turasenze mu izina rya Yesu. Ndasenze wowe Mana nzima we, abantu ntibaguhamije ntabwo bigeze bahamya rwose, ariko ndabasengeye izina rya Yesu Kristo, ndabasengeye izina rya Yesu Kristo. Reka ubabarire, reka ubeze bakure urubanza rw'ibyaha, amaraso ya Yesu Kristo abe ku bugingo n'ubuzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Kandi ndimo kugusenga Mana, ndimo nidinga Mwuka Wera, uganire n'imitima Mwana muri iri jambo, urondore imitima muri iri jambo izina rya Yesu Kristo. Imbabazi ziva mu ijuru zinjire mu mitima yacu natwe tuzakire. Urakoze Mwuka Wera, ngushimiye ko ubikoze mu izina rya Yesu Kristo myambaje nizeye. Amen. Umuntu ushaka kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwe bwamuyobore, ushobora kuba uri muri iri teraniro utarizera Yesu, utaratura. Reka mbabwire, kwatuza akanwa kawe nibyo biguhesha gukizwa, nibyo biguhesha gutunga uwo mwana. Niba utarabikora, utaragize ayo mahirwe yo kwatura ngo ubone umushumba kwatuze, aya ni amahirwe Imana iguhaye. Urazamura ikiganza cyawe usubiremo aya magambo, zamuhaguruka haguruka, tambukuze. Nawe ndaguhaye amahirwe kugira ngo ufate uwo mwana, watuze akanwa kawe, wakire Yesu Kristo umwami n'umukiza mu bugingo bwawe. Mwamwumvise Kristo yamaramaje, murashaka kugira gute? Nta wundi ushaka kumaramaza ngo azakize. Abantu bari kumenyesha ko bamwe kamenya bamugiye bagenda abandi bose bariho n'ibiri harahiye. Byumvikana nawe nkurikiye, iyi ni mesaje n'isaha yo kwihana.
n'isaha kugira ngo abantu bihane bareke ubusinzi, abantu bareke ubujura, abantu bareke ubusambanyi, abantu bareke ubugambanyi, abantu bareke uziko abantu biba bakiba no mu nzu y'Imana, abantu bariyo bakiba no mu nzu y'iki. None se niba udatanga icyacu urumva utari umujura? Icyacu ni itegeko ry'iki ry'Imana. Uriruka ibanyame hari abantu bake ahagutungana na bike akayikwiba, bike yacu mwaje gusenga, warangara telefone akayindi bakahita yikuramo simukadi kandi mwazaya. Uyu ni umwanya mwiza wo kwihana. Munye abantu babiri bashaka gukizwa ariko bahuze ibiganza mugashimira Imana. Iyi niyo nyungu itorero Imana iyo ishaka itorero Imana. Umumaro w'itorero ni uko ubwiriza abantu bagakizwa bakava mu byaha. Inyungu ya pasiteri abona ya mbere ni uko abantu bakizwa, ni uko abantu bagira gute. Nimukizwa mukera imbuto z'abihana. Ndabizi neza kwa data nzaba ndimo nandikisha, nawe uzaba urimo wandikisha. Ndaguha umwanya watuze watura akakama kawe ubwire Imana ikubabarire n'iterambere ikubabarire. Shyiraho mikorofone yawe ivuge nayo. Imana ikubabarire. Imana ikubabarire. Aravuga ati Imana mubabarire ntabwo azongera kuko inzoga zikamurenga agatukana abantu agapira gutuka kubera ko yamuye ibiyobyabwenge. Imana ni mugirire gute? Mumutunga ibiganza mbwira Imana ni mubabarire. Kandi nawe wakira imbabazi, imbabazi zirakirwa. Hari abantu basaba imbabazi ntibazakira. Cyo murakizi? Turamubabarire. Imana ikubabarire. Imana ni mubabarire. Iyi meza yatumeze umuntu ariko turashima Imana kumutugaruriye akiruzi. Ariko yibuka kuri n'ibintu zose urabyibuka yarahimbazaga na musaza we Gahini. Ndashima Imana ko yongeye kumugabo akiri muzima. Amahirwe wakwizera Yesu ukamwakira akakugira umwana w'umukiza n'ubugingo bwawe akagushobora. Nimuzamure ibiganza musengere Imana musubiremo aya magambo. Mwami Yesu, Mwami Yesu, uhereye none turakwakiriye. Ubugingo buhoraho, twakiriye ubugingo buhoraho mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Data mu izina ry'Uwiteka ndasenze sengera bashiki bawe n'abasenge bakimara kukwize bakimara kukwakira harimo abateye intambwe bavuga imbaraga nibo basiza bavuga uburyo Imana ishobora byose batuje ku gakabo basabye imbabazi iby'umwanzi yabatwazaga igitugu banyuka bibenda kwirukanye mu izina rya Yesu Kristo. Mwuka w'ubusambanyi, mwuka w'ubusinzi, mwuka wo kubeshya, mwuka w'Imana kwizeza mu izina rya Yesu Kristo. Izo mbaraga zose ndazirwanyije. Urakoze kutabaye ubwoko bwawe. Urakoze ko hari abakwizeye Imana. Urakoze ko hari abantu bijejwe n'ijambo ryawe. Tugukomeye amashyi tugukurira ubwawe bakiri bavuze impundu mu izina rya Yesu Kristo. Uhabwe icyubahiro. Amen. Reka sengera abarwayi. Nabonye Imana ikiza indwara. Nabonye Imana ikiza indwara. Nabonye Imana ikiza indwara. Murafata nanjye mwizere dusengera abarwayi. Ndagira ngo sengera abarwayi. Nta ndwara n'imwe Yesu ananiwe gukiza. Ntayo. Ukiza indwara. Dore abarwayi barambitse ibiganza aho bari kubaraza. Muri aya masaha muri iyi minota kuri imbaraga zawe nyinshi umanuye gukiza. Nimwumve ubuzima. Nimwumve ubuzima. Ijambo riravuga ngo tuzarambura ibiganza ku barwayi bakira mu izina rya Yesu Kristo. Nishejwe n'ijambo ndambuye ibiganza mwami Imana. Dore ngaba mu iteraniro harimo abarwayi. Dore ngaba abamama barahagurutse baravuga ngo turembejwe n'uburwayi. Kiza mu izina rya Yesu Kristo. Kandi sengera abari mu bitaro, sengera abari mu ngo, sengera abasazi bari mu mihanda, sengera abarwayi
igitangazo wakoreye bitwa amatwi n'ibyumve wa mutwe we kira amaso nawe mazima amamuda ari hari hazima umwijima niwe muzima impyiko n'izibe nzima izina rya Yesu Kristo ndahari ku buzima bwawe yaraza mu izina rya Yesu Kristo urakoze kubisohoje yose mushimiye ubw'icyubahiro cyawe mu izina rya Yesu Kristo amen amen amen. Bari babe umugisha nawe ndaguha karibu muri izo mpande zose nkozemo. Ndasoza kwa telefone kugira ngo ukeneye ko uvugana natwe ubonana na Pasiteri Nzabirinda Manuel naguhaye karibu. Telefone yanjye ni 078 28 12 8 17. Uwiteka abahire mani babe umugisha. Shalom amen. Kwa Japhet ni igisubizo cyiza ku bakobwa bitegura kurushinga. Hari amavarisi meza ya ruzungu akomeye, bafite amarido meza, bafite amashuka n'amakuvurori, bafite imikeka myiza kandi metero zose mwifuza. Ababyeyi benda kwibaruka New Vision Shop chez Japhet and Family namwe yabatekerejeho. Bafite ibikoresho byose nkenerwa mukenera mu gihe mwitegura kwibaruka cyangwa se mumaze kwibaruka. Dore yuko bafite amabase meza yo gukarabirizamo abana n'amaberiso meza y'ubwoko bwose yaba manini n'amatoya yo kurazamo abana. Bafite supaneti nziza z'abana zitabahanda, bafite pampegisi nziza z'imvaburayi zidatwika abana, bafite ibitenge byiza by'ubwoko bwose bya bindi abamama bambara bakaberwa ubabonye wese akamenyekana babasaho babo. New Vision Shop chez Japhet and Family banga umwanda bakunda isuku. Ni nayo mpamvu babazaniye pubere z'amoko yose zaba inini n'intoya ndetse na za zindi mushobora kubikamo imyenda yashaje mukayitandukanya n'imishya. Ukeneye kubavugisha wabariza kuri nimero zikurikira: 0728 17 965. Ushobora kumwandikira kuri WhatsApp 0788 69 96 501. New Vision Shop chez Japhet and Family, isoko y'ubumwe bw'abakiriya, umurava mu bantu bose, ubunyangamugayo n'urukundo. Nimuze tubahe ibyo mukeneye byose ku giciro mutasanga.